nta kintu n'iki na kimwe kibaho mu buzima kinshimisha nko kuganira ku makuru ari kuvugwa muri Rayon Sport abakunzi bayo bishimye. Ubu tuvugana Rayon Sport n'abakunzi bayo ni kiraha nikubite, ni sheri, ni baby, ni byose mu buzima. Ibintu n'uburyo hinyarugenge. Rero ibi tuvuga nibyo twaharaniye imyaka n'imyaka. Ni kenshi twaje turwanya akavuyo kari muri Rayon Sport abakunzi bayo bamwe na bamwe ntatinya kubita ngo nabaheza nguni. Bakaza bakavuga ngo natwe ngo twatamitswe ngo twari akantu ngo niyo mpamvu turi kuvugira uruhande rumwe. Ariko neze nkubwire ngo wowe uvuga ibyo amaherezo uzabona ko ibyo twavuga ko byari ukuri. Kude shapo kuri Murenzi Abdallah. Rwose hano ikigaragaje ni kimwe. Nuko Rayon Sport uri kwiha umurongo muzima komerezaho. N'ubwa mbere mbonye equipe ya Rayon Sport ngiyewe izana umukinnyi nka MVP wa Mali akaza hano mu Rwanda ntaje ni Burayi. Ubyumve neza. MVP wa championnat ya Mali kaza hano mu Rwanda ati Sokojo akava muri Benin akaza gusinyira Murera. Yabaye top scorer. Wabibonye he? Iyo rero murayizi. Iyo rero murayizi. Rero twabivuga ngo mwafashe ngo uruhande umwe murabogama, ntago tubogama. Umuntu wese uza muri Rayon Sport nayobora neza bareyo akabashyira muri mood bakajya mu bihe byabo byiza, umwiryane ukavaho, equipe igahembera igihe, recruitment zigakorerwa igihe, equipe kajya muri locale ku gihe, tuzabishima. Ariko uzaza wese akaza afite izindi nyungu zindi ashaka muri Rayon Sport, tuzamurwanya twivuye inyuma. Ubyumve ubyiteho. Rayon Sport ifite Rayon Day kuri 18 na equipe ya Gor Mahia. Wenda iyi si yo nkuru tuyogarukaho, ariko nenze ngo akanako tukanagaho mukamenye Rayon mutubabare rwose. APR Football Club n'abakunzi bayo bagiye bavuga ko ari bo bonyine bagerageza kuza stade mu gihe bakene ikipe yo hanze. Rwose rero kino kintu mu gisibe Rayon Day mugura amatike ku bwinshi, stade Amahoro nibayibaha mujye mwipfuke muyuzure no hejuru. Turemaze wa munwa w'abakunzi ba APR ko uzongera kugaruka nk'uko bakomeza kugenda bagira gute bavuga ko babarenzeho. Icyo rwose bareyo mu gikore rwose mwivuye inyuma. Amatike muyagure ku bwinshi. Shaka kubona stade Amahoro yakubise yuzuye, umureyo avumera. Niko bimeze rwose, cyo nicyo nifuza. So ako karagaciyemo. Reka noneho twinjire mu nkuru nyamukuru y'uyu munsi ku makuru ari kugenda avugwa muri equipe ya Rayon Sport. So inge nibaza umuntu ukunda kugira inama abakinnyi bacu ba hano mu Rwanda, nkibaza ni muntu ki? Kuki umuntu akugira inama zo gukoshya nawe ukazemera? Ni kenshi Rayon Sport yirutse ku bakinnyi ikabinginga, ikabasaba ibyo bifuza byose kugira ngo bemere bayisinyire, bakayibibwira Rayon ikabyumva, ikabiha umugisha, ikavuga ati bo niba ari biwifuza nta kibazo turabiguha, ariko ngwino usinye. Umukinnyi yagira gutya bamuhamagara ati kuki utari kuza ngo usinye kandi ibyo wadusabye twabikwemereye bimeze bite? Aho gusubiza phone agahita yirwara, bakongera kumushaka bagasanga nimero yabaye composé nicamo. Ku munsi wa mbere bikabuko, ku munsi wa kabiri bikabiko. Rayon Sport kihangana, ariko bikaza kurangira hafashwe umwanzuro w'uko uwo mukinnyi bacana ubuzima, umwe agacukwe n'undi agacukwe. Ninde ugira inama abakinnyi bacu hano mu Rwanda? Kwizera Olivier, umwe mu bazamu nakita ngo bakomeye ba hano mu Rwanda, kumvikana na Rayon kugeza ubwo baguha amafaranga menshi wifuza atarigeze ahabwa undi mukinnyi wese wa hano mu Rwanda, ukabeshya bare ko uri bubasinyire, bagategereza imyaka ikaba imyaka. Reka nyite imyaka munyihanganire, kuko niba umuntu akubeshye ngo umunsi ndaza ejo ntaze, kandi equipe iri mu myitozo yitegura.
irushanwa rya Sekafa Kagame Cup, kandi noneho byongeye ikitegura umukinnyi w'umunsi wayo, umunsi w'igikundiro. Urumva uba utari kudesova abareyo, uba uri kubatenguha. Niyo mpamvu Rayon Sport yafashe icyemezo cyo kuzana undi muzamu wundi imuvanye mu gihugu cya Cameroon. Aya makuru ndakeka mwiriwe muyumva ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko nyemerera nanjye nyacemo akanya gato, nubwo atariyo nkuru nyamukuru nyirizina, ariko birakwiye ko uyamenya. Yitwa Dande Junior, n'umunyakameroni. Yavutse tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi 1998. Kuri ubu afite imyaka 28 y'amavuko. Nkuko twabivuze, yavukiye mu gihugu cya Cameroon, afite uburebure bwa 1.90 m, n'umuzamu muremure cyane w'ibigango, ukubye hafi kabiri uwiko Kwizera Olivier mu burebure. Niko bimeze. Nge narebye profile y'umuzamu, ndavuga ni n'ubu Rayon Sport hano yari yaratinze gukora transfer kare. Ubundi n'ubutereyo yiziritse kuri Kwizera Olivier iminsi kari iminsi, kurinda ubwo Rayon Sport igera kuri deadline. Mwumve neza iki kintu, deadline. Impamvu mbyise deadline nuko habura icyumweru kimwe kugira ngo Rayon Sport yinjire ku munsi wawe w'igikundiro. Kandi rero iriya match igomba kwitsinda kwa bina keza. Twamaze kubona ko Rayon Sport imaze imyaka irenga 2 ikitwa Rayon Day itsindwa match zayo. Uyu mwaka rero abareyo bashatse gukora amateka kugira ngo barebe ko akamenyero abareyo bamenyereye ko gutsindwa match zo ku munsi wabo w'igikundiro kavaho. Coup de chapeau kuri Rayon Sport, coup de chapeau ku bareyo, coup de chapeau kuri Murenzi Abdallah, coup de chapeau ku ari we wese wagize uruhare mu kuzana umuzamu. Mpamya ko ngewe umugereje na Kwizera Olivier yaba nkwa wa mubori boy babana batoragura imipira bahariya hanze ikibuga. Niko bimeze, ntago mbeshya. Uwumva mbeshya anyomoze. Kwizera Olivier ndebye profile ye, nkareba profile yitwa Dandi Junior, rwose Olivier yaba nk'umubori boy kwiwe. Ni bori boy rwose nakana karamasa imipira hariya. Niko bimeze, nge niko mbibona. Ibaze nawo mukinyi wakiniye ekipi ya Vita Club. Wumve ibi ngiye kuvuga, ngiye kukwinjiza neza mu makipe yakiniye, hanyuma wumve neza nawe niba koko Kwizera Olivier ndetse na Dandi Junior abari kuri level imwe, hanyuma nawe ubwawe uraza kwivanamo igisubizo. Olivier ntabwo namusuzuguye, muha indabyo ze, hari ibyo yakoze bishimishije, ariko nanone aho kugira ngo wambare costume ushyiriho karevati hasi ushyiriho bodaboda cyangwa se rugabire, wabireka rwose. Niko bimeze, wabireka ukambara inconcera byaruta, cyangwa se ugahitamo ukamesa kamwe ukambara ibijyanye costume incongo hariya, apana costume bodaboda, ntago bihuye. Reyo rwose hano uko mbibona harimo agasukari. Uyu mukinnyi rero Dandi Junior ajya kumenyekana yarari mu ikipe yitwa APGS Academy. Ni ekipe ikomeye, ntimugire ngo ni ifu y'imvugo kamwe, reka ntago ari ifu y'imvugo ari mwida APGS Academy. Reka irakomeye muri Cameroon, irakomeye. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 2017 uyu mukinnyi Dandi Junior niyo yakiniraga, aza kuyifasha kubona umwanya wa 3 muri shampiyona y'igihugu cya Cameroon. Aza kuivamo 2018 ajya mu ikipe yitwa Sawi Sports yo mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Nyuma gato yaje kuivamo umwaka umwe wonyine wari uhaje ngo ikipe yitwa UMS de Rum yo mu gihugu cya Cameroon imugure. Ibiramutwaye. Sezo ya 2022 yari muri ekipe yitwa APGS Academy, ya ekipe yazamukiyemo toujours, yongeye ayigarukamo. Bidatinze gato
2024 yarari mu ikipe yitwa AS Vita Club ya hano hakurya y'iwacu, hano muri Kongo. Vita Club yayimaze imyaka 2 kuva 2022 kugeza 2024. Udandi Junior niyo ekipe yakiniraga. None ubu tuvugana ari muri ekipe yitwa Kanodo Yaounde, ni ekipe y'ubukombe, ekipe ikomeye cyane yo mu gihugu cya Cameroon. Uyu mukini free agent yasoje amasezerano. Rayon Sport ibirebye gutya ibiramumanukanye. Profile z'uyu mukinnyi rwose uko mbibona abareyo hano mwakoze ikintu kiremereye cyane, je n'abakuri ingofero, niyo mpamvu nzabagwa inyuma paka, kuko ibyo mukora binyereka ko ejo hanyu heza ewana habategereje kandi bizakuna ndabizi. Uyu mukinnyi rero harimo bavuga ngo se ko mwazanye umuzamu ngo ni hehe waba uzi yakiniye se ngo irushanwa cyane kumenya ngo ni igihe ngo nta Confederation Cup wakinnye cyangwa zirige ngo yakiniye Afrika. Neze nkubwire ngo uyu musore turimo tubona abibuka ekipe yitwa Vita Club sezo ya 2022 2023 yakinnye amatsinda ya CAF Champions League, akiri imikino 6. Murabyibuka mwese? Ekipe ya Vita Club yari mu itsinda yerimo Wydad Casablanca yo muri Maroc, Petro Atletico do Luanda yo muri Angola, GS Kabylie yo muri Algeria ndetse na Vita Club ubwayo. Ayo matsinda uwitwa Dandi Junior yari yakinye aza gasukari ka Champions League icyari cyo. Wowe rero uvuga ngo APR yazanye ngo abakingo bakingo ngo amatsinda ngo bandi ngo aba top scorer. Neze nkubwire ngo Rayon Sport hano yo ntago ari agafu kivuga rimwe, ifite MVP, ifite aba top scorer, ikagira n'abakinyi bakinye amatsinda. Urumva rero aho ngaho rwose abareyo rwose kude chapeau, hano mwana nkosoye rwose ibyo mwakoze mukomeze mubikore. Shaka kubona ko Rayon Sport mwaka utaha izagera mu matsinda noneho ikarenga 1/4 ikakigiramo yemye biba ngombwa ikanakirenga. Nicyo mbifuriza abareyo, ndabakunda cyane. So reka ngende, mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda, no jumva ko imikoro ntwa Kariva Regis Peterson. Ciao, azarvista, Imana ibarinde.